Yesu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda abaciriye umugani ati umugabo yari afite abahungu babiri. Umutoya abwira se ati dawe nk'umunani ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike umutoya akoranya ibye byose ajya mu gihugu cya kure. Nuko atagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho jyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwire nti dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, umwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy'umushishe mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana we w'imfura yari mu murima. Arahinguka ageze hafi y'urugo yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati ni murumuna wawe wagarutse, none so yabaza ikimasa cy'umushishe kuko yamubonye ari mutaraga. Ahera ko ararakara yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngaze. Nuko abwira se ati reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngasangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, uba ari we wagishiriza ikimasa cy'umushishe. Nuko se aramusubiza ati mwana wanjye wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mu gusobanukirwa n'icyo impuhwe z'Imana ari cyo, ndifashisha amabaruwa abapapa bacu badusigiyeho umurage dusobanura neza impuhwe z'Imana icyo ari cyo. Hari ibaruwa ya nyir'ubutungane mutagatifu Papa Yohani Paul wa II yitwa Dives in Misericordia, ni ukuvuga Imana ikungahaye ku mpuhwe, ndetse n'inyandiko ya Papa Francisco yitwa Misericordiae Virtus, ni ukuvuga ishusho y'impuhwe z'Imana. Aba bapapa bombi bagiye bagaragaza umutima wo kwita ku bantu baciye bugufi ndetse n'abari mu kaga bitewe n'ibihe by'amateka Kiliziya yagiye icamo, bakibanda ku guhangayikishwa n'akaga ka muntu
bityo bigatuma barushaho kwibutsa Kiliziya n'isi yose muri rusange kurangamira ububasha bw'impuhwe z'Imana. Muri uru rwandiko Papa Francisco yise ishusho y'impuhwe z'Imana, yongera kutwibutsa ko Yesu Kristo ari we shusho y'impuhwe z'Imana. Agaragaza ko dukeneye iteka kurangamira iyobera ry'impuhwe, niryo soko y'ibyishimo, umutuzo n'amahoro, niryo shingiro ryo gucungurwa kwacu. Impuhwe ni ijambo rimenyekanisha iyobera ry'ubutatu butagatifu. Impuhwe ni igikorwa cy'indunduro kandi gihebuje Imana inyuramo idusanga. Impuhwe ni ukwemera shingiro kuri umutima wa buri muntu igihe yitaye nta buryarya ku muvandimwe we bahuriye mu rugendo rw'ubuzima. Impuhwe ni inzira ihuza Imana n'umuntu kugira ngo ikingurire umutima we amizero yuko akunzwe ubuziraherezo. Ko Papa yayanditse adushishikariza kwinjira muri wa mwaka wa yubile y'impuhwe twahimbaje kuva tariki 8 Ukuboza 2015 kugera tariki 20 Ugushyingo 2016. Icyo gihe rero twibutsaga ko uwo mwaka w'impuhwe z'Imana wari ugamije kudufasha kubaho tumurikiwe n'urumuri rw'ijambo ry'Imana, aho Yesu atubwira ati nimube abanyampuhwe nk'uko Data ari umunyampuhwe. Ni umugambi w'ubuzima udusaba byinshi ariko utugeza ku byishimo no ku mahoro. Bavandimwe, mu gusoza uwo mwaka wa yubile idasanzwe y'impuhwe z'Imana, nyir'ubutungane Papa Francisco yongeye kutwibutsa ko umuntu ahora akeneye impuhwe z'Imana, ahora akeneye buri gihe kuzihimbaza. Yatwibukije aho tuzihimbariza ni igihe dutura igitambo cy'Ukaristiya. Mu gitambo cya misa impuhwe zivugwamo kenshi mu magambo ari mu masengesho umusaseredoti abwira Imana ndetse n'ayo umuryango ugenda usubiza, ariko izo mpuhwe ubwazo zirakirwa kandi zigakomeza kubeshaho umuryango w'Imana. Ahandi ni mu masakaramentu duhabwa ku buryo bwihariye, mu isakaramentu rya penetensiya ndetse n'iry'ugusigwa kw'abarwayi. Ahandi Papa Francisco atubwira ni mu kumva ijambo ry'Imana, bifite akamaro ku buryo bwihariye. Buri cyumweru ijambo ry'Imana ritangarizwa umuryango w'Imana ku munsi wa Nyagasani. Inyigisho itangwa mu misa ifite umwanya wihariye kandi igomba gutegurwa neza, kuko umusaseredoti igihe ayitanga agomba kumvikanisha mu mutima w'abemera ububasha bw'impuhwe z'Imana, kuko ari Imana ubwayo ibiba mu mitima yacu imbuto z'impuhwe zayo. Atwibutsa kandi ko Bibiliya nayo idufasha gutekereza ku mabanga n'ibyiza by'impuhwe z'Imana, itwibutsa amateka umuryango w'Imana wagiye ugirana n'Imana ugaragarizwa impuhwe zayo. Ahandi duhimbariza impuhwe z'Imana mu buryo bwihariye ni mu isakaramentu rya penetensiya. Muri iryo sakaramentu ry'imbabazi, Imana itwereka inzira yo kuyigarukira no kuyegera, maze tukongera kubaho mu rukundo rwayo. Papa yongera kandi kutwibutsa ko impuhwe z'Imana zijyana no guhumuriza umuryango w'Imana. Imana iraduhumuriza nk'uko yabivugishije abahanuzi, ariko by'umwihariko yaduhumurije ikoresheje izuka rya Yesu Kristo. Ntidukwiye
gutuma amizero yacu ahungabana. Natwe kandi dusabwa guhumuriza abandi tubagaragariza impuhwe z'Imana mu kubaba hafi, mu kubagaragariza urukundo no mu kubafasha. Bavandimwe, mu ivanjiri twumvise mu kanya dusanzwe kandi dusomerwa tuzi tubwirwa kenshi, ndagira ngo tuyizirikane muri aka kanya, tuyibonemo impuhwe z'Imana uburyo zigenda zitwigaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi vanjiri bakunze kuvuga yuko ari iy'umwana w'ikirara, reka twebwe tuyite iy'abahungu babiri n'umubyeyi w'impuhwe. Uyu mugani uratwereka ko ibyo umuntu ashobora kwiringira ibyo ari byo byose, byaba ibintu cyangwa se abantu. Twibuke Zakewusi na Matayo bari baratwawe n'ubucakara bwo gukunda amafaranga. Twibukiye wa mugore w'ihabara na Madalina bashakiraga ihirwe mu byaremwe gusa. Aho hose ntabwo twabonera ibyishimo, amahoro n'ihirwe mu bintu cyangwa mu bantu, mu bindi biremwa. N'iyo tubonye ibyo byishimo cyangwa ayo mahoro n'uwo munezero, ni iby'igihe gito, ubundi tukisubirira mu kaga, mu bukene, mu butindi bw'umutima wacu. Nta handi rero twakirukira twakura umukiro hatari ku Mana yatwigaragarije ku buryo bw'ikirenga mu mwana wayo w'ikinege Yezu Kristo, shusho nyakuri y'impuhwe z'Imana. Insanganyamatsiko y'umwiherero wacu iragira iti: ibyiringiro byacu, amizero yacu ni umutima wuje impuhwe wa Yezu. Aya ni amagambo ya Mama Faustina ubwe yivugiye. Uyu mugani w'abahungu babiri n'umubyeyi w'impuhwe uratwereka urukundo nyampuhwe w'uyu mubyeyi ushushanya Imana ubwayo. Ni urukundo rudasaba ikiguzi, amour inconditionnel. Ni urukundo rutanga ubwigenge kandi rwihangana. Uyu mubyeyi yarekeye umuhungu we muto uburenganzira, ubwigenge busesuye bwo guhitamo icyo ashaka, kandi aramwihanganira. Gusa ntiyamurekura ngamuhebe, ahubwo yamuhozagaho umutima, yifuza ko yamugarukira akava mu kaga yishoyemo. Niko natwe inema z'Imana, ubuntu bwayo, impuhwe zayo zitugenzereza, ziduhabura, zituvana mu byaha byacu twagiyemo. Uyu muhungu w'imfura udakozwa iby'impuhwe z'Imana arashushanya abafarisayo n'abigisha amategeko barwanyaga Imana, bavuguruza ibikorwa byayo byuje impuhwe n'imbabazi. Ibi birareba kandi abemera bose, abakristo bumva ko bihagije mu bitekerezo byabo, bakanga guca bugufi ngo bayoborwe n'ivanjiri, bakarangwa no kwikuza, bakarangwa no gutera umugongo Imana. Tuzirikane kuri uyu muhungu muto, arashushanya abanyamahanga, abanyabyaha n'abakoresha koro. Abanyayisiraheli babaciragaho iteka ko bo batari mu bagenerwa umurage w'ijuru. Uyu muhungu muto ariko aranashushanya umuntu wese wagiye kure y'Imana. Nitwe twese dukeneye impuhwe z'Imana, dukeneye guhura nazo. Ndagira ngo tuzirikane ibintu bigeze kuri 4 uyu muhungu muto yaciyemo twamwigiraho. Tuzirikane icya mbere, gusaba ko umubyeyi we yamuhibye. Uyu mwana muto ntashishikajwe n'urukundo se amukunda,
arashaka kwigenga, arashaka kwiyobora, yivanye ku mubyeyi we. Niko bitugendekera natwe igihe twateye umugongo Imana, twakoze icyaha, tugashaka kwigenga, tugahigika Imana. Icya kabiri, tuzirikane inzira yaciyemo atagaguza ibye mu gihugu cya kure. Uyu mwana nibwo azumva neza uburemere bw'akaga yishoyemo, amaze kubura ibyo yari yajyanye byose. Atakaje agaciro, yagiye munsi y'ibindi biremwa, atakaza ubumuntu, aba umucakara, abura ubwigenge yibeshyaga ko afite. Kandi isi yaramushaririye, iramubihira. Ibyishimo yibwiraga ko yagiye gushaka, asanga bidashinga, ari ibinyoma. Yasize umubyeyi we umukunda, aba yiyambuye byose. Bavandimwe, uwiringira imbaraga z'amaboko ye, imbaraga z'ubuto bwe, ubwiza bwe, imibereho myiza arimo, ubutunzi bw'amafaranga n'ibintu, inshuti nyinshi yaba afite, ibyo biratinda, amaherezo akabona ko yibeshye, ntabwo birama. Icyo gihe nibwo umuntu yisanga mu gihugu cya kure cy'ubucakara n'amaganya, inzara n'inyota mu isi ya sekibi. Umuntu akisanga yasaye mu bizira. Uyu mwana niko byamugendekeye, arimo arasangira n'ingurube. Ku Muyahudi cyari igitutsi gikomeye, ndetse n'aya matungo yamurushaga agaciro, kuko n'ibishishwa bayagaburiraga we ntiyari afite uburenganzira bwo kubiryaho. Iyo umuntu ageze mu kaga nk'aka, nta kindi cyamuzamura, cyamutarura, cyamugarura mu rugo, cyamuzura kitari impuhwe z'Imana, ineza y'Imana, ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Icya gatatu, tuzirikane uburyo uyu mwana yigiriye inama yo kugarukira umubyeyi, akicuza. Bavandimwe, ni byiza kwiramira tutararinda kugera mu kaga karemereye. Ni byiza kwitekerezaho ngo tugarukire Imana inzira z'ikigendwa, maze twakire impuhwe zayo. Bikira Mariya yarabitwibukije i Kibeho, ati nimwisubireho inzira z'ikigendwa. Turekere aho rero guhunga urugo rw'umubyeyi wacu, guhunga Imana, duhugira mu byacu bituroha mu rupfu. Yezu yabwiye mama Faustina ati, mwana wanjye, andika ko ndi impuhwe ubwazo. Umuntu wicujije ibyaha bikomeye bya muntu ntibituma uburakari bwanjye bugurumana, ahubwo umutima wanjye ugurumanamo impuhwe nyinshi ufitiye uwo muntu. Ni ku nimero y'1739 mu kanyamakuru gato ka mama Faustina. Uyu mwana yigiriye inama, maze aravuga ati, ngiye kubwira data, ati, dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Ariko Imana kuko ari umunyampuhwe, atangiye kwicuza, ntabwo yamwemereye ko avuga iriya nteruro ngo ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Bityo biratuma tuzirikana ikintu cya kane cyo kugaruka mu nzu, mu rugo rwa se, guhura na se, umubyeyi we. Bavandimwe, impuhwe z'Imana zidutanga imbere iteka, zitambutse kure ububi bwacu. Imana ihora yiteguye kutwakira ngo idukize. Itwakira nk'abana bayo bakunzwe, bishingiye kibyeyi, ntituri abacakara. Imana itwakira kibyeyi mu rukundo, itugirira ibanga, ntiducunaguza. Ibyahise biba byahise. Iyo twicujije twakira vuba na bwangu. Papa Francisco mu ibaruwa nababwiye yanditse avuga ishusho y'impuhwe z'Imana, aravuga ati, impuhwe ntizihabanye n'ubutungane,
ahubwo zigaragaza imyifatire y'Imana ku munyabyaha, imuha uburyo bushya bwo kwihana, kwisubiraho no kwemera. Icya gatanu twazirikana muri ivanjiri ni ibyishimo n'umugisha mu rugo rw'uriya mubyeyi, umuhungu muto amaze kuhagera. Uyu mwana bamwambitse ikanzu nziza cyane. Iyi kanzu ni ikimenyetso cy'umukiro n'ubutungane. Natwe muri batisimu twambaye Kristo, nawe yambaye Kristo. Ni ikimenyetso cyo guhinduka umuntu mushya, kurangwa na kamere y'Imana ubwayo, urukundo n'ubutungane. Yambaye impeta mu rutoki. Ibi biratwibutsa ibintu bibiri. Icya mbere, isano hagati y'umubyeyi n'umuhungu we yari yaraciwemo icyuho n'icyaha, none yongeye gusubiranwa n'ineza, impuhwe z'umubyeyi, impuhwe z'Imana. Icya kabiri, ku gisobanuro cy'iyi mpeta, ni ikimenyetso cy'ububasha n'icyubahiro. Uyu mwana yongeye guhabwa icyubahiro mu muryango, ahawe uburenganzira n'ububasha bwo kwitwa umwana, ntakiri umucakara. Yambitswe inkweto mu birenge. Ni ikimenyetso cy'uko yahawe imbabazi zuzuye. Ni umwana mu rugo, si umucakara. Abacakara nibo bagendeshaga ibirenge batambaye inkweto. Ubu rero agomba kugenda yemye, ntacyo yikanga, afite ishema ry'uko akunzwe n'umubyeyi we. Bavandimwe, natwe abemera nuko bigomba kutugendekera. Inkuru nziza y'amahoro itubera nk'inkweto mu birenge. Pawulo mutagatifu yabyandikiye Abanyefezi mu ibaruwa yabandikiye umutwe wa 6:15. Pawulo mutagatifu akatwibutsa kandi ko tugomba kugenza mu buryo bukwiranye n'ubutore bwacu. Ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4:1. Tugomba kugendera mu bugingo bushya. Ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 6:4. Ikindi uyu mwana agiriwe ni ugusangira ifunguro n'umubyeyi we n'umuryango, ifunguro ry'urukundo n'ibyishimo. Ikimasa cy'umushishe bamubagiye cyari kigenewe abashyitsi b'imena b'icyubahiro. Itahuka ry'uyu muhungu muto rero ryatumye habaho umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana mu rugo. Imana ihora ishaka kudusangiza ibyishimo by'umutima wayo. Ku bwa kamere yacu twari twarapfuye, twarazimiye, ariko ubu ku bw'ineza, ku bw'impuhwe z'Imana, turi mu rugo, mu nzu ya Data no mu byishimo bye. Reka tugaruke gato rero no kuri uyu muhungu w'imfura. We yakomeje kuba umunyamahanga imbere y'urukundo n'impuhwe bya se. Arashushanya abafarisayo n'abigisha amategeko ndetse n'abiyita intungane zo mu bihe byose. Bahawe byose byatuma bakira umukiro Imana itanga, umukiro wa roho zabo, ariko ntibemera ko nabo ari abanyabyaha. Nk'uko uriya umwana w'imfura se yabimubwiye ati, ibyanjye byose ni ibyawe, iteka tuba turi kumwe. Yari yarahawe byose ariko akomeza kunangira. Muri uko kwanga kwakira ijambo ry'Imana, abafarisayi n'abigisha amategeko bicira urubanza ubwabo nk'abadashaka kwakira ubugingo bw'iteka, ndetse bakabuza n'abandi bashaka kwinjira muri iryo rembo ry'impuhwe z'Imana, irembo ry'impuhwe z'Imana bakababuza kwinjira. Bavandimwe, amahirwe tugira ni uko Imana twihanganira. Ukwihangana kw'ineza y'Imana kugaragarira muri uyu mubyeyi wasohotse hanze ngo aganire n'imfura ye, agira ngo nayo igire umutima wo kwakira urukundo n'impuhwe z'Imana. Nyamara we yakomeje kunangira, amwakiriza ukwikunda, ukwikuza no kwanga kwakira umuvandimwe we wari warazimiye
wari warapfuye none akaba yatahutse kandi yazutse. Bavandimwe, Imana ni umucamanza wa bose, ariko ni n'umubyeyi urangwa n'impuhwe. Papa Francisco aragira ati, impuhwe ni imiterere y'Imana yo yonyine igaragariza ubushobora byose bwayo mu kugira impuhwe. Impuhwe ni ikimenyetso cy'intege nke, si ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubushobora byose bw'Imana. Imana izaba iteka mu mateka y'abantu nk'uwo babona uri hafi yabo, ugena byose mbere y'igihe, intungane n'umunyampuhwe. Ni mu ibaruwa yandi twazirikanye ishusho y'impuhwe z'Imana ku nimero ya 6. Bavandimwe, ngana ku musozo, ndagira ngo twongere tuzirikane ko Kiliziya ifite ubutumwa bwo kwamamaza impuhwe z'Imana nk'uko nyir'ubutungane Papa Francisco abitwibutsa. Kiliziya ifite ubutumwa bwo kwamamaza impuhwe z'Imana arizo mutima w'ivanjiri, ubutumwa igomba kugeza ku mutima no mu bwenge bw'abantu bose. Kiliziya umugeni wa Kristo idukiriza Kiliziya umugeni wa Kristo ikurikiza imyifatire y'umwana w'Imana usanga abantu bose nta n'umwe uhejwe. Ijambo ry'imbabazi nirigere ku bantu bose kandi ntihagire n'umwe utagerwaho n'ubutumire bwo kuronka impuhwe. Ubwo ni Papa Francisco ukomeza kutubwira mu nyigisho ye yo kuwa 17 Werurwe 2013, nyuma y'iminsi mike atorewe kuba papa, yagize ati, Imana ni umubyeyi urangwa n'urukundo, ubabarira igihe cyose, udufitiye twese uwo mutima w'impuhwe. Natwe rero tugomba kumwigiraho kuba abanyampuhwe, tubigirira abantu bose. Dutakambire ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya wari ufite mu biganza bye impuhwe z'Imana zigize umuntu. Ndagira ngo twibukiranye bya bikorwa bigaragaza imigirire myiza y'impuhwe. Hari imigirire myiza 7 y'impuhwe yerekeye gufasha mugenzi wacu kubw'umubiri. Iyo migirire ni iyi ngiyi: icya mbere, gufungurira abashonje; icya kabiri, guha abafite inyota icyo kunywa; icya gatatu, kwambika abambaye ubusa; icya kane, gucumbikira abagenzi; gatanu, gusura abarwayi; gatandatu, gusura abafunze no kubafasha; karindwi, guhamba abapfuye. Hakaba n'imigirire myiza 7 y'impuhwe yerekeye gufasha mugenzi wacu ku bya roho. Umugenzi wa mbere ni uguhindura abanyabyaha; uwa kabiri ni ukwigisha abatajijutse; gatatu, kugira inama abababaye n'abashidikanya; kane, guhoza abababaye; gatanu, kwiyumanganya ingeso mbi za mugenzi wacu; gatandatu, kutitura inabi no kugirira imbabazi abatwanga; karindwi, gusabira abazima n'abapfuye ku Mana, kubaturira isengesho. Twibuke ko Papa abitwibutsa kenshi muri cya cyifuzo cye cya buri kwezi, adusaba kugira abo dusabira ku buryo bwihariye. Muri uku kwezi kwa Mata, muzika dusaba gusabira by'umwihariko abasaserdoti, cyane cyane abari mu bibazo bitandukanye by'umuhamagaro wabo,
cyangwa se by'ubutumwa bwabo. Bavandimwe, dukomeze twigire kuri Yezu Kristo, shusho y'impuhwe z'Imana nyakuri, natwe tugenze nkawe, bityo dukomeze natwe kuba imiyoboro Kristo acishamo impuhwe ze kugira ngo zigere ku bandi. Turi intumwa z'impuhwe z'Imana twese, nk'uko dusanzwe turi ingingo z'umubiri mayobera wa Kristo. Bifurije gukomeza kunogerwa impuhwe z'Imana, tuzakire mu mihango mutagatifu yose turi bukorere ahangaha, maze abatubonye bakurizeho gusingiza Imana, bakurizeho kurangamira Kristo, bakurizeho kurangamira Imana, soko y'impuhwe, soko y'urukundo, amahoro n'ibyishimo umuntu wese akeneye muri iyi si. Bifurije umunsi mukuru mwiza w'impuhwe z'Imana. Nyagasani Nyirimpuhwe, Kiliziya yawe y'ihirwe abo muri iki gihugu bose, abacu n'abatugirira neza, ndetse n'abatwanga bakize, abadutegeka bose ubarinde, abanyarwanda batakuzi bahe kukwemera, abahakanye n'abanyabyaha bakuyoboke, abatunganye bakomeze, abari mu rugendo basohoze ubuhoro, ababona n'urushyi batunge, ababaye n'abagiye gupfa bakize, maze rozire mu purgatori zishyure iwawe, natwe uturinde muri uyu munsi n'igihe tuzapfira, tuzapfa tukwizera. Amina. Maraso n'amazi byavutse mu mutima w'Yezu, soko y'impuhwe tugirira, Mama Faustina mutagatifu, Yohani Paul wa kabiri mutagatifu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho mutagatifu. Amina.